tugiye kwiga uburyo twakora ino foto ya thumbnail yo gushyira kuri video zo kuri YouTube. Twagiye turebe ukuntu bikorwa. Twongeye kubaha ikaze inshuti zacu mukomeje kudukurikira aho muri hose, twizere ko muri amahoro, natwe turi amahoro. Twaba dukomeje n'amasomo, ariko kubera imbogamizi nkeya zabayeho tukaba tutaratangira amasomo ya Premiere Pro, Adobe Premiere Pro, tukaba turimo kuyategura rero tuyandika, kuko kugira ngo twigishe amasomo tubanza kuyandika tukayategura neza kugira ngo azagirire abayiga akamaro. Bityo mu gihe rero turi kuyandika twaravuze ngo reka tubanze tunyuzemo challenge yo twise thumbnail challenge, twige uko wakora thumbnail haba muri canva.com, muri website yitwa canva.com, ndetse no muri Photoshop. Rero tukaba tugiye gutangira muri canva.com, tukazaba tuzakora amafoto 5 muri website yitwa canva.com, ayandi 5 tuyakore muri Photoshop. Kubazi Photoshop cyangwa se mwashaka kuyiga, dore ko no kuri channel yacu twashyize amasomo ya Photoshop agera kuri hafi 29 cyangwa se 30 gutyo. Bityo nimba ushaka kuyiga nawe wagenda ukayareba ukayiga ukabasha kumenya Photoshop, kuko ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi bwa digital. Bityo reka dutangire. Uraza hano ukandika nyine canva.com nkuko twabyanditse, igahita ifunguka gutyo, ubundi ugashyiramo email yawe. Wamara gushyiramo email yawe, ubundi ukaza ugakanda hano ugasearchinga ukandika YouTube thumbnail ngira ngo murayizi mwese, nyine ni ya foto iza kuri video mbere yuko uyifungura. Urareba hahita haza Canva templates, ni haje amafoto ya thumbnail agera ku bihumbi 17,576. Ayo yose ni amafoto. Ubwo rero uhitamo inziza ikubereye ndetse ijyanye na video wakoze. Urareba nk'iyi ngiyi hari before na after. Urayino panaro yari imeze itya, nyuma ayikora gutya. Ahanga ni podcast, ahanga naho ni podcast, aha ni podcast, naho aha ni podcast. Urareba ahangaha ni ibijyanye n'amafaranga, ahangaha ni podcast, ahangaha ni ibijyanye no kwerekana ikintu kiri fake n'ikiri original. Ahangaha rero ameze nk'ahamagarira abantu wenda ibintu bijyanye n'ubucuruzi. Ahangaha no kugereranya ibintu bibiri, iyi ngiyi n'iyi ngiyi. Ahangaha rero ni vlog yo gutembera, bimwe bita vlog by'abantu baba bari gutembera bajya mu misozi ahantu hagiye hatandukanye. Rero nyine ifite templates nyinshi, umuntu ahitamo iyo ashaka. Ariko mbere yo guhitamo, icyo nashaka kubabwira nuko ano mafoto hari ayo gukoresha ku buntu, hari n'ayo gukoresha wishyuye. Reba nk'aka ngaka handitse ngo Pro. Iyo urebye ku ifoto hano hasi iburyo hari akantu kariho kameze nk'akagofero kariho Pro. Aka ka Pro umuntu akoresha ino foto ari uko yishyuye ino website. Hari amafaranga umuntu yishyura ku kwezi cyangwa se ku mwaka, ukabasha gukoresha ano mafoto yose. Bityo rero twebwe kubera tutishyuye, turashaka kugira ngo tubereke nyine uko wakoresha ano mafoto ku buntu, ay'ubuntu nyine ukayakoresha muri gahunda zawe, kugira ngo video yawe izakundwe bitewe nuko ari nziza, nyine ifite thumbnail nziza. Bityo ikintu cya mbere ugomba kwitaho, nta gushidikanya ko izi thumbnail bazikoze bagendeye nyine ku byo YouTube yagiriye abantu inama yuko amagambo agomba kuba ari manini kandi aboneka, asomeka, ndetse n'ifoto iriho ikaba ifite quality, ndetse n'amabara akaba yuzuzanya. Hari amabara tuzuzanya wenda nk'umutuku n'umukara, cyangwa se nk'umutuku n'ubururu, usanga nyine bituzuzanya cyane ukuntu. Ahangaha rero ko nyine amabara agiye ahwanye neza, nyine bitewe nuko abantu bakora kuri ino website ni abantu baba graphic designers, nyine bazi ibyo bakora. Bityo icyo tutagomba gushidikanyaho nuko ayo mafoto byo ni meza kandi
akoze neza, ahubwo icyo tugomba kureba, ese ni iki dushaka kwigisha abantu, cyangwa se muri video yacu ni iki kirimo. Iyo tumaze kumenya ikirimo nibwo tuza noneho tugasacinga, wenda tuvuge turashaka gukora ibiganiro by'abantu babiri, nibyo bita podcast, nibyo bakunze kwita podcast. Ibi ngibi nibyo twabonye hano hejuru. Urareba nk'ibi ngibi byose byitwa podcast. Urareba nk'iyi ngiyi, kano kantu hasi nta kantu kameze gutya kariho kakagofero, bivuze ko ni y'ubuntu, ni y'ubuntu, ni y'ubuntu, ni y'ubuntu. Dukomeze gutya turebe, ni y'ubuntu. Wenda reka dukande hano. Urareba iyo uyikanzeho ihita ari nini, bakakubaza niba ushaka kuyihindura nyine ukashyiramo ibyo ushaka, amasaha ushaka, izina ushaka, ibara ukarihindura, byose nyine batubwiye ko bishoboka. Noneho iyo ukanze kuri iyi ngiyi hasi bahita bakuzana andi mafoto yenda guhura n'ino foto. Noneho tuze hano hasi turebe inziza wenda dushaka gukoresha. Wenda reka dufate iyihe, reka dufate iyi ngiyi, aba ariyo duhindura. Iyo ushaka rero kuyihindura nta kindi ukora, uraza ugakanda hano kuri custom this template, hano hasa move ukakandaho. Iyo umaze kuhakandaho rero ihita ifunguka. Urabona ko ise ifunguka yose, urabona ko ise ifunguka. Ese nkabayigabanya kugira ngo igaragare neza. Urareba buri foto yose igenda igaragara ukwayo. Noneho turashaka guhindura aya magambo nyine ariho. Wenda twandike iki se, twandike amafaranga, twandike urukundo, nyine turashaka kugereranya urukundo n'amafaranga nyine, kugira ngo abe aricyo nyine wenda aba bantu bazaganiraho. Tukagira kanini. Urara nyine uraza buri kantu kaba gafite layer yako, uraza ukagira gute urukundo, tuze dushyira hano gutya, kwanza tugashyire hejuru urukundo, tuze turushyire hano. Noneho amafaranga tuze tuyandike hano, amafaranga. Ese urukundo bisobanuye amafaranga nyine, nicyo wenda, kuko hari abavuga ko nta mafaranga nyine nta rukundo. Ese nibyo? Wenda nibyo abantu nyine bashaka kuganiraho. Tubaze aya magambo kugira ngo uyagabanye, nyine uyakandaho, ukaza hano hejuru. Urabona ko hari akantu ko guteranya n'ako gukuramo. Uraza nyine ugakuramo gutya, noneho ukaza ukegereza hano. Noneho aka kantu k'ubururu ugakanda ku ruhande, ukabanza aya mafaranga ukayashyira hasi, aka kantu k'ubururu ukagira gute ukakazana gutya. Noneho amafaranga ugahita uyazana nanone gutya. Reka tuyongere kugira ngo agaragare cyane. Noneho aka kantu kameze nk'agapapuro tukazanemo hano hagati, tukazane hano hagati gutya. Noneho ahangaha twandike ngo VS bisobanuye nyine nk'ibintu nyine bihanganye. Urukundo ruhanganye n'amafaranga. Ubwo namwe muratubwira muri comment nimba koko ahantu hatari amafaranga nta rukundo rushobora kuharangwa. Urabona ko VS iyi ni popin. Okay, katugire nini nayo kugira ngo igaragarire abantu. VS bivuze nyine kwa kuri nyine amachipe wenda bahanganye.
wenda urera ko birangiye. Iyi episode iyi ntago ari ngombwa, reka tubisibe wenda twandike episode 1 episode 1 birahagije. Noneho tuze tugire gute, tuze uyu muntu nyine wenda tumukureho, tuze tumusibe. Urabona ko tumusibye n'izina rye turisibe. Noneho ushobora kudownloadinga undi muntu muri website nyine zemewe, wenda nk'iyi pixels.com. uraza ukandika nyine icyo ushaka, wenda umuntu uri muri podcast ugahita umuzana. Ariko ngiye mbere nari nabanje kumudownloadinga kugira ngo bidatinda. Dore nguyu nari namudownloadinze, reka noneho tumuzane tumushyire muri Canva yacu. Urabona ko ahise azamuhana, tumukurure tumushyire mu hano. Urabona ko ahise aba munini. Noneho turashaka kumugira mutoya, turaza muri no foto ye dukandemo inshuro ebyiri gutya, inshuro ebyiri. Tuze tugire gute, urareba araza gutya. Nirangira iraye bimeze gutya, twongere tuyigire ntoya kugira ngo tugire gute uno muntu tumugabanye. Urabona ko ahise aba mutoya. Noneho tuza gutya tumwigeze hano. Amafaranga urara ko ari manini ukuntu, reka tuyagabanye kugira ngo no muntu agaragare neza. N'aka kantu tuze tukagire gatoya kugira ngo nyine gutya. Urara ko bimeze gute, bimeze neza. Amafaranga tuyazane gutya. Urabona ko thumbnail yacu iraza kuba igaragara gutya nirangira. Ni nkaho twayirangije. Wenda dushobora kuza hano tugashyiraho amafaranga, ariko nyine byaba ibintu byinshi. Ndakeka iyi ngiyi ihagije. Rero iyo umaze kuyikora gutya, urara urukundo vs amafaranga. Iyo uyirangije uraza ushaka nyine kugira ngo uyikoreshe kuri video yawe, uraza ukagira gute, ukakanda hano kuri share, noneho ukakanda hano kuri download, ugategereza ugahita ukanda kuri download. Urabona ko iri kugenda gute, iri kwidownloadinga yose kandi ifite kalite nziza. Urabona ko yamaze kurangira. Urareba ifoto yacu nuko nguku ibaye, cyangwa se nuko nguku irangiye imeze. Hano hariho umukobwa turamuhindura dushyiraho umuhungu. Hano ushobora kuhindura ugashyiraho undi muntu. Byose nyine birashoboka, biterwa nyine n'icyo ushaka kubwira abantu. Iri rero ni isomo ryacu rya mbere, akabaranga turirangirije. Ubutaha tuziga uburyo twakora indi foto ivuga ku bindi bintu atari kuri podcast, wenda ubucuruzi cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye. Mutubwire muri comment iyo tuzakora ubutaha kugira ngo muzarebe nyine ukuntu ikorwa, kugira ngo namwe mwe mayikora ubundi muyikoreshe kuri video zanyu. Naho ubutaha, bye, ciao.